Mu gitondo rero nkibyuka nashyize kuri status yanjye amagambo nifuje ko tuza kuganira avuga ngo irakwicira iki garuka mu rugo hari ibiryo. Irakwicira iki garuka mu rugo hari ibiryo. Nashakaga kuvuga iki? Nibyo tuje kurebaho rero, reka nkurarikire kumva ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze mwese mu ijambo ry'Imana, bari muri Amerika, bari muri Australia, Asia, Oceania, Europe ndetse na Afrika yose, by'umwihariko mwebwe banyarwanda tubana hano umunsi ku munsi, abakristo bo mu itorero rya ADEPR hano Indera iwacu aho nsengera, ndabashuhuje. Abigasogi ndabashuhuje mwese abantu dukorana umurimo w'Imana, abadiyakoni b'inshuti zanjye mwese Imana ibaho umugisha. Ndabashuhuje rwose kandi mwese ndabizi ko munkunda munkurikira umunsi ku munsi, mbararikiye kumva ijambo ry'Imana muri aka kanya. Hanyuma munkundire senge twumve icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ko nta wera nkawe. Kuva kera kose abakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite nitwifuza undi murengezi. Niyo mpamvu aka kanya tukwisunze kugira ngo uze kubana natwe. Kandi umuntu iyo ari kumwe nawe ntacyo yabura. Ndagushimira ko ugiye kunshyigikira kandi iri jambo ryawe rigire umumaro mu mitima y'abanyarwanda benshi bumva ikinyarwanda, ari abari mu gihugu imbere n'abari hanze y'u Rwanda. Ndavuga abari muri ntara ya gatandatu, abo twita aba diaspora bumva ikinyarwanda. Ndagusabye kugira ngo imitima yabo uye kumva icyo Imana ivuganye nabo mu ijambo ryayo. Urakoze ko ugiye kubana nanjye, si ubwa mbere si n'ubwa nyuma ugiye kunshyigikira. Mwuka wera Imana nashyigikirira ijambo ryawe kandi angereraho njye ntakwigerera, biciye muri iri jwi ryanjye. Nkubereye Mwami icyo bita transport, iri jwi niribe transport. Mwuka wera riherekeze rigira umumaro mu bo yagambiriye ko hari icyo baryumvaho. Urakoze ko ugiye kunshyigikira, kubera ko Imana ku ngote, igitinyiro cy'Imana kibana nanjye, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu ntusenze nizeye, amen. Mbahaye ikaze nanone cyane. Ndashimira abantu mwandika komanteri, abampamagara, abambwira ati Theo courage. Rwose ndabashimiye, Imana ibaho umugisha. Bintera imbaraga no kunyereka ko munkurikiye mu nkunda, biba byiza. Buriya iyo umuntu akora akabona umukoresha we araje aramubwiye ati courage, uriya mukozi ababona ko bosi we amwongereye imbaraga. Mwebwe rero ntabwo mbise abakoresha banjye, ariko ni mwebwe kenshi dukorera, kubera yuko iyo tubabwiriza ubutumwa bwiza mwebwe ubwanyu murahinduka kandi Imana iri muri mwebwe. Ntabwo jya uzambwira ngo nkunda Imana ntabonye, ahubwo nzakunda Imana iri muri wowe. Hari uburyo abantu bavuga ngo Imana ngo iba mu ijuru. Imana ibana natwe. Kubera ko Imana ibana natwe rero, ibyo dukora reka bigaragarire imbere yanyu, hanyuma bihimbaze Data wo mu ijuru. Nari mvuze ngo Imana ifashe ibyo mbigisha mubifate, ibintu mubana kubimenya biraza gutuma muhinduka. Nimuhinduka biraza gutera Imana kunezerwa, hanyuma n'umukoresha wanjye ari we Yesu araza kumpemba ashingiye ko namukoreye umurimo. Imana ishimwe. Ndi umukozi w'Imana nkaba n'umwana w'Imana, amen. Ndashimira Imana rero ko Imana yampamagaye namwe ikabahamagara kugira ngo tujye dusangira ijambo ry'Imana. Munyemerere tuganire amagambo y'Imana yashyize ku mutima, numva ashaka ko tuganiraho. Yesu abaho umugisha. Mureke dufate biradusoma ijambo ry'Imana. Dusome amagambo y'Imana usanga mu gitabo cy'umudokiteri witwa Luka, cyangwa se ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Muri teoloji batubwiye ko uyu mugabo yari umudokiteri. Hari igihe abantu bagira ngo abakozi b'Imana nta bantu batize. Oya rwose, njya ndi impaka nyinshi ngo uyu munsi wa none ngo hariho ikibazo cy'amadini, ngo kubera iki ngo abantu ngo bayoborwa ngo babize nibo bagezweho, ngo batarize nta gaciro bafite. Oya, bose ni abakozi b'Imana. Ahubwo buriya bibaye byiza abantu bakiga, kuko n'abakera batubanjije nabo bari barize. Nk'uyu mugabo bita Dr. Luka, batubwiye muri teoloji ko yari yarize amashuri menshi. Yari umudokiteri. Iyo umuntu ageze ku rwego rwo kubona doktora aba yarize. Rero munyemerere twumve icyo yavuze yandika igice cya 15 umurongo wa 11. Hanyuma ni amagambo Yesu yavuze
Handitswe na Luka igice cya 15 murongo wa 11 haravuze ngo umugani w'umwana w'ikirara, kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuherereza abwira se ati data mu mugabane w'ibintu nkwiriye, nuko abaga amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yahisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ko ari benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinzi hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mbwire data nti data, nacumuye kuya mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, makambe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se ahamagara abagaragu ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye, mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Tuvuge ngo amen. Munyemerere twongereho n'aya magambo ari mu gitabo cya Yesaya igice cya 55 murongo waho wa mbere. Bibiliya iravuze ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibiguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibiryo ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu ukishimira umubyibuho. 3, mutege amatwi muze ahondi mu nyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye ndasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Dore mutanzeho umugabo wo kubahamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko, umugabo wayo. Dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho, kuko Uwiteka Imana yawe, kubw'Uwera wa Isirayeli, kuko azaguha icyubahiro. Tuvuge ngo amen. Ndagira ngo turekere aha, tuganire amagambo maseya Imana ashyize ku mutima. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo irakwicira iki iyo ngiyo? Iyo nzara irakwicira iki? Namye ntekereza, ejo bundi namye numva icyo bita ibirari by'ubutegetsi, hamwe n'umugabo bita Muhira Munana kuri Radio Rwanda yavuze amoko y'inzara. Nanjye gutekereza ku nzara eshatu nshaka kuza kuvugaho, numva nazifashisha kugira ngo abantu b'Imana nabo basobanukirwe ibihe tugezemo. Imana ishimwe. Irakwicira iki aho uri? Ko kwa data hari ibyo kurya. Hari igihe umuntu aba mu buzima bufungiranye ariko ari wabwiteye. Hari n'igihe umuntu abaho akaba umupagani ariko nanone rimwe na rimwe ari wabyiteye. Icyambere, ijambo ry'Imana riravugwa mu nsengero, riravugwa kuri YouTube, riravugwa ndetse no ku maradiyo. Umuntu akagenda buheriheri ku buryo adashobora no gutega amatwi ijambo ry'Imana. Uyu muntu kuba umupagani bye ni wabyiteye, kubera yuko ntashaka guhirimbanira
kumva icyo Imana ivuga cyangwa se gushaka kumenya icyo Imana ishaka ku buzima bwe. Imana yavuze ubwayo amagambo akomeye, yaravuze ngo nimushakane umwete. Haleluya. Amagambo yanjye akaba muri mwebwe, musabe icyo mushaka cyose nanjye nzakiba. Ariko abantu ntabwo bakeneye gushaka Uwiteka. Yesaya muri kiriya gice cya 55 umurongo wa 6 unukomeza gusoma, yaravuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi, umunyabyaha ntareka inzira ye mbi. Ariko abanyabyaha bakomeje gukora ibyaha, wagira ngo ahari ntabwo Imana iri. Bari kwerekana ko bafite imbaraga, swate n'abanyamafaranga. Hari umuntu wigeze kutubwira ikintu usanga nicyo, aratubwira ngo amafaranga ni meza ariko ni n'amabi. Aravuga ngo amafaranga arica kandi arakiza. Naje gutekereza buryo ki amafaranga ashobora kukwica cyangwa uburyo ki yagukiza. Hari ukuntu umuntu akira yari yifite amahoro, ariko yamara kubona ifaranga akabura amahoro neza kugeza ku rwego ubuzima bwe no gusinzira binanira. Donc nubwo afite amafaranga, ariko amafaranga amubujije amahoro, narwo ni urupfu. Mu yandi magambo, nta buzima asa nk'aho afite kuko ntasinzira, ntabwo umutima uri hamwe. Bibiliya ivuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima uri. Donc no gusinzira ntasinzira, niyo agenda yumva ko abajura bari bumwice. Ugasanga rero rimwe na rimwe ibyo twirukira hariho n'igihe nabyo bitubera imbogamizi. Ariko ntabwo mvuze ngo amafaranga ntukayatunge. Amafaranga ni meza nanone iyo yakoreshejwe neza. Hari abayabona atarigeze asambana neza, akinjira mu mwuga wo gusambana, akirirwa afata imodoka arajyana udukobwa ku Gisenyi, za Karongi n'ahandi, akajya gusambanirayo. Ibyo byose ni umurengo w'ifaranga agize. Ariko ntabwo Yesu adusaba icyo. Adusaba ngo nimba Imana iduha amafaranga, tumenye no kuyakoresha mu murimo w'Imana, kandi tuyakoreshereze icyo Imana yaduhereye. Fasha umukene se, tanga ituro ry'inyubako, nimba bari kubaka urusengero, jya gusura abarwayi, cyangwa se tanga icya 10 n'amaturo. Imirimo y'Imana, Imana inezerwe. Amen. Nizere ko icyo kintu mucyumvishije. Amafaranga ni meza. Amen. Hanyuma Yesu avuze amagambo akomeye. Uyu mugabo Luka yandika, Yesu aciye umugani, aravuze ngo hariho umubyeyi wabyaye abana 2 b'abahungu. Ariko aba bana 2 ngo bamaze gukura, umwe aravuga ati jyewe rero data umuherereze, ntabwo nabivamo, ntabwo nkwiye kugumeza kubana nawe. Ndumva maze kubijeya, ndumva maze kumva nishoboye. Nibya bindi navugaga, ari ukuntu umuntu abona amafaranga kumva arishoboye, akasigara agenda yiremereje, agasigara agenda nabo babanaga, agasigara bakandagira. Imana iguhaka imodoka, ugasigara wumva natewe utamwitaba. Kandi ejo bundi twarasangiraga akawunga muri segonderi, kugeza ku rwego wumva ko utananyitaba. N'urugero nguhaye, ntabwo wenda ariko bimeze kuko abo twiganye benshi ni inshuti zanjye. Ukiremereza ukumva uri umuntu udasanzwe kubera ko Imana iguhaye akamodokari, yabiguhaye inzu. Noneho rero ukica ku bantu ngo ntawagera iwawe. Hari n'abantu tugira ku buryo niba afite inzu y'amakaro ngo ntiwayikandagiramo ngo wambaye ngo inkweto. Amakaro, amabuye, amabuye, ugasuzugura umuntu ngo nuko we nta munanzi afite. Ibyo rero sibyo. Uyu mwana rero ngo ariyemereza, w'umuherezi w'uyu mugabo, Bibiliya iravuze ngo arangije yicaza se, aramubwira ngo ntabwo nkikeneye jyewe kubana nawe papa, ntabwo nkikeneye kumva ko nabana nawe. Ndifuza umugabane ume kimwe cya 2 mu byo utunze, nanjye umugabane ngende nimenye. Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo Sara bicaza kubera ko ababyeyi ni abanyembabazi. Haravuga ati bana banjye rero, ntabwo nabima gakondo, sinabima umugabane muri abana banjye. Ngo afata wa muhererezi, ngo arangije ngo aramubwira ngo amuha umugabane. Bibiliya iravuze ngo uyu mwana akimara kubona amafaranga, akimara kubona amafaranga, akimara kubona akazi keza, akimara kubona amafaranga Imana imugiriye neza, yicaye mu kaza, imodoka aramaze kuzitunga, amaze kuyubaka. Bibiliya iravuze ngo uyu mwana aterura bya bindi, ngo ahita ahunga igihugu, ngo ajya mu gihugu cya kure.
Bibiliya ivuze amagambo akomeye kandi ateye ubwoba ngo afata bya bindi se yaruhiye ntabihaye agaciro, ntiyibutse imvune se yabivunitseho, ngo ahita we ubwe ajya kubyinezezamo. Bibiliya avuze ngo abyayisha ubugoryi bwe. Donc y'amafaranga nababwiraga mu kanya, umuhungu ayinjiza mu buraya, akajya arana udukobwa twaza mu mahoteli mama we, akajya yanywesha urumogi mama we, akajya ajya kunywa inzoga. N'utazi kunywa inzoga za Primus n'ibindi atangira kwiga kunywa. Bibiliya yavuze ngo ayagisha ubugoryi bwe. Umusabye 100 agatoke sente zirahari, amafaranga turayafite, agahita yasesagura uko yibone. Nimba agiye mu kabare agahita afata 100 akaba ati baguhe n'abaguhe ayasesagura. Bibiliya yavuze ngo yapfusha ubusa, ngo ayagisha umutungo we, ngo ubugoryi bwe. Ngo muri icyo gihe rero, hano nshaka rero, navuze ngo irakwicira iki ko doha data hari ibiryo? Irakwicira iki ko mu rugo rw'Imana hari ibiryo? Uyu mwana ngo yisubiramo, inzara imaze gutera muri icyo gihugu, ngo giteramo inzara. Reka mbabwire ko inzara itagira isoni kandi inzara ntahitinya. Mbibutse ko umugabo bita Yeremiya, ngo Abisirayeli ugeze bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ngo Imana ibateza ikintu bita inzara, kugeza ku rwego inzara ibica. Yeremiya mu bintu yakoze, yigeze yasenga, asenga amasengesho ariko arimo amaganya. Yandika amaganya ya Yeremiya igice cya 4 umurongo w'9, yaravuze ngo abicwa n'inkota. Kubera ko inzara imaze kubica benshi, Yeremiya abona biteye ubwoba. Haravuga ngo abicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko abicwa n'inzara bo hari icyo mbonye, bo bapfa urupfu n'agashinyaguro. Donc barabanza bagapfa, hanyuma inzara ikanabashinyagurira, ngo bitewe no kubura umwero w'imirima. Ntari hariho izuba, nta imirima itera, nta kintu babona. Avuga ijambo rikomeye, haravuga ngo abicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko bo bapfa urupfu n'agashinyaguro babitewe no kubura umwero w'imirima. Ageze ku murongo wa 10 haravuga ngo abagore b'imbabazi bafasha abana babyaye, barabateka babizo kurya byabo. Urumva inzara ituma umugore wagiye ku gise agafata umwana akamutema, akamurya, akamubaga, akamushyira mu nkono agateka bakarya. Urumva inzara ari nziza babyeyi? Papa, urumva inzara ari nziza grafre? Inzara nimbi kugeza ku rwego Imana ikundindira inzara. Ariko turi ku ntego ivuga ngo irakwicira iki ko kwa data hari ibiryo. Ndashaka kuza kuvuga kuri iyi nzara. Amen. Nababwiye ko numvise amateka, ndaza kubabwira amoko y'inzara kubyo numvise kuri Radio Rwanda, ntabwo ari ibyo nihimbiye. Ndaza kubabwira amoko ageze muri 17 yabaye y'inzara muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndababwira inzara 17 nabashije gutega amatwi. Nawe uza kumva kwizi inzara zitabayeho, uza kumva kuntu inzara ari mbi zashejeshe igihugu cyacu. Izi nzara zigeze zatera u Rwanda, uru Rwanda rwigeze rwabamo inzara zigeze muri 17. Imana ikomeze turinde inzara muri iki gihugu, izabayemo zirahagije. Sindi uwa kera ariko nanone sindi umwana, hari izo nabonye nanjye ejo bundi. Iheruka izindi ni inzara yitwa warwaye ryari, iyo narayibonye. Niyitwa Torokome nayo narayibonye. Ariko sha muravuga iki? Inzara Imana iturinde inzara. Inzara ituma umugabo yihakana umugore we. Aburahamu ngo ageze muri Egiputa, uzi ukuntu yihakanye umugore we, akavuga ngo rero Sara, kugira ngo nzagirire umugisha muri Egiputa uzajya uvuga ko uri mushiki wanjye. Umuhungu we Isaka nawe inzara iratera, bahungira mu gihugu cy'Abafilisitiya cyari kiyobowe n'umugabo bita Abimeleki. Ngo arangije bageze mu Bafilisitiya niho bahungiye. Isaka nawe abwira Rebeka, aramubwira ati Rebeka, uri umugore mwiza w'igikundiro, ndakwinginze kugira ngo nzagire umugisha muri iki gihugu ujye uvuga ko ndi brother wawe. Inzara ituma umuntu w'umugabo yihakana umugore, urumva ari nziza? Nizo rero ngiye kukubwira, inzara irakwicira iki? Irakwicira iki ko kwa data hari ibi? Inzara nshaka kubabwira, ibi bintu byose muri kubona byinshi, izi ntambara dufite mu matorero, ibi bintu byo guhangana ku ma YouTube na hehe, impamvu mubona iri torero ryacu, reka mvuge gatoya ku itorero ryacu rya ADPR gatoya. Impamvu mubona twebwe ADPR bisubiremo na representant Ragari, ni nashaka abanyumva Izayi,
impamvu mubona izi mvururu zose n'aka kajagari kaba muri iri torero nta yindi mpamvu n'imwe, twishwe n'inzara, kandi inzara nitwe twayizaniye. Twari abantu badasanzwe, ariko tuza gukena ikintu cyitwa intwaro twahoze dufite zatumaga turi abantu badasanzwe, tuza kwirara turakena. Samweli wa mbere 13:19 haravuze ngo Abisirayeli bakena intwaro zo kurwanisha. Nitwe twabyiteye, ubu bukene dufite n'inzara nitwe twabyiteye. Twari abantu badasanzwe, ariko twishwe n'inzara kugeza uko duhonjoka. Twarahonjotse, twabaye nk'abandi. Inzara yaratwishe kugeza ku kigero duhangana. Hari akavido garutse gucicikana Nyarugenge, aho abantu baterana ingumu. Biriya ni ikimenyetso kigaragaza ko abantu bishwe n'inzara. Abantu bafite ibyo kurya ntibarwana, basangira batuje. Imana idutabara. Haleluya! Imana nidutabara. Iyo abantu bafite ibiryo nta mururumba ubuhari, ariko ikigaragara ko ahantu hari inzara habamo intambara. Umwana ararya akarya ntahaga, usanga atarabitwaye mama haba yari nk'utwana nka dutatu two, usanga umwe n'ingumu ziraza ku isahani, bagapfa ibiryo. Kubera iki? Urwo rugo rurimo inzara, nta biryo bihagije bihari, ariko abana bafite ibiryo wabo barabirya bakanabimena ku masahani, usanga banabimena muri puberi, kubera nta mururumba bafite. Imana rero idufashe kuza kunyumva icyo Imana ivuganye nawe. Irakwicira iki ko kwa data hari ibiryo? Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo umwana yisubiramo, aravuga ngo ariko ko kwa data hari abagaragu benshi, hakaba hari imitsima, bakaba bafite ibyo kurya, wayi inoti ntasubira iwacu. Nubwo n'abamunyabyaha, ndashimira Imana ifite imbabazi. Reka mbibutse ko nubwo twakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, ntabwo Imana yatujugunya. Imana iracyadufite imbabazi n'ibanga. Uyu mubyeyi ngo uyu mwana we yisubiramo, ngo amaze kwisubiramo ngo arabatereko reka ngende. Ariko hagati ataragenda, mbibutse ko inzara yamaze gutera umwana, arabatereka nishakishiriza ubuzima. Ngo ajya gusaba ngo akazi, ngo kumukire wari uri aho muri icyo gihugu, ngo aravuga ati nta kandi kazi nakubonera uretse kujya mu gikingi cy'ingurube ukajya gukorera ingurube. Noneho n'ibyo bahaye ingurube umwana ntabiboneho. Bibiliya ivuga ngo akifuza guhazwa n'iby'ingurube zashigaje. My friend, reka mbabwire ko igihe tugezemo abarokore benshi be kwifuzwa n'iby'abapagani bashigaje. Ubu abapagani donke bamaze kunywa inzoga barazihaze. Wowe uri kwiga kunywa inzoga rero, abandi barazihaze, ni demode. Byabaye demode kuri ubu nibwo uri kwiga gusambana, abandi barasambanye barabihaze. Wowe byamaze kuba demode, wijya gushaka guhazwa n'iby'ingurube zishigaje. Munyumve neza, mwije gukora ibyaha ntabwo nisaba ingurube. Munyumve icyo nshaka kuvuga ni iki. Ndashaka kuvuga ko abandi babikoze ibyaha bageze igihe noneho cyo kwihana. Wijya kure, wijya kwishora mu byaha. Ntabwo ibyaha biryoha, no, biranuka, bimeze nk'ibisigazwa by'iriya ngurube. Abandi babyisharizemo bumva biranuka barabireka. None uri kwifuza kujya gusambana, urifuza kujya kwiba, urifuza kujya gukora ubutinganyi, my friend, garukiraho. Kandi kiri kubitera ni inzara yakokamye yakwisha. Uramutse umva uguwe neza mu buryo bw'umwuka, ntabwo wajya gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana nidufashe kandi dutabara. Amen. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo uyu mwana rero ngo amaze kubona ko inzara imeze nabi, n'iby'ingurube atakibibona, ibazaho kubura ibyo kurya by'ingurube. Urumva umuhungu atari afite inzara, haba atari ko ndicirirwa iki n'inzara. Ubundi wamuganira kwicira iki? Bariza umuntu mwejyanye mubwiye ngo kuki inzara iri kukwica. Ko mu itorero rya ADEPR hatabuze ibiryo, ko muri Katolika hatabuze ibiryo, abapasiteri abapotre bagihari bazima. Niki gituma utajya muri eglise kumva ijambo ry'Imana? Kwa padiri barahari, abapadiri ba karidinali muri iki gihugu dufite n'umukaridinali karidinali Kambanda barigisha ijambo ry'Imana. Dufite ariko bishop wa AR, abakozi b'Imana barahari. Amatodiste zirahari. Muri iki gihugu cyacu hari liberté totale pour les églises, kuba nyetorero bose, nta muntu n'uyu we ubujijwe gusenga. None wowe inzara irakwicira iki ko dufite amatorero, dufite abashumba bazima bagifite ibyo kurya? Niki gituma inzara ikwica? Hanyuma rero reka ngusabe ikintu kimwe, niba uri kunyumva nkurikiye, inzara irakwicira iki? Wagarutse kwa data cyangwa ukajya kwa data mu nzu y'Imana ko hari ibyo kurya, hamagara abashumba bagusengere. Inzara irakwicira iki?
va muri ibyo byaha nicyo Yesu ashaka. Va muri uwo munuko umeze nk'ibyo kurya by'ingurube. Rekeraho, biranuka. Nuriya mwana avuze ati biranuka, reka nisubire kwa data. Yes, biranuka. Umuntu muri kumwe amubwira ngo biranuka, ubusambanyi buranuka, ubujura buranuka, biranuka nk'ibishogoro by'ingurube, biranuka, ibyaha biranuka, rekeraho, garuka kwa data, niko Yesu avuze. Amen. Bibiliya avuze ngo uyu mwana yisubiramo aravuga ati reka njye kwa data, ngo akigera yose ngo aramubona. Haleluya. Ngo yumva arishimye, avuga ati ntama yanjye yari yarazimiye. Aravuga amagambo meza, aravuga ati yari yarapfuye, namubaraga nk'uwapfuye. Iyo umuntu ari mu byaha bari umupfu. Yohana aravyerekwa, we ari mwiyerekwa ku kirwa cyitwa Patimo. Aravuga ngo nzi ko ufite izina ry'ukuriho, ari kwandikira itorero ry'i Filadelfiya igice cya 3. Aravuga ngo wandikira itorero ry'i Filadelfiya uti ufite inyenyeri, avuga amagambo ati nzi ko ufite izina ry'ukuri ariko ukaba uri intumbi. Dufite abakristo bapfuye mu buryo bw'umwuka. Bibiliya yavuze ngo rero uyu mwana avuga ati papa muzehe aramubwira ati rero reka mbabwire ndishimye, wari warapfuye none arabonetse, arazutse. Ahita yihuta atereka amagara guti nimumwambike inkweto, mumwambike ikanzu nziza. Umwana aravuga ati data ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ndagira ngo mbabwire ngo harimo urukundo rw'Imana. Imana iracyadufitiye urukundo, ntabwo birarangira. Irakwicira iki aho uri? Vayo aho uri, Imana ishaka kugukura muri iyo nzara ikwishe bingana gutya. Nsoza, Bibiliya Yesaya yaranditse aravuga ngo nimunyumve. Niki gituma mugura ibyo kurya bidahaza? Yemwe abafite inyota nimuze munywera ubuntu kwa Yesu. Ibya Yesu ni amaraso ya Yesu. Yesu yamennye amaraso. Nubwo birivuze ngo ni ubuntu, ariko hari umugabo wabimeneye amaraso. Ibi bintu bya Yesu tubamo, hari uwabicumuye, hari umuntu wabimeneye amaraso ibitubamo. Ntabwo twebwe tuba mu bintu purugaratuwi, oya. Ibi bintu Yesu turimo, Yesu yabimeneye amaraso. Ariko twebwe ntabwo tukwishyuza. Njye ntabwo nkubwiriza ngo unyishyure. Ntabwo umushumba ari bukwishyuze. Reverend Pasteur ntabwo ari bukwishyuze. Dufite abashumba bahari beza, bakiri bazima, bigisha ijambo ry'Imana. Paruwasi ya Kabuga ifite umushumba, paruwasi ya Remera ifite umushumba, amaparuwasi yacu ya ADEPR tugiye dufite abashumba. Nivugira iwacu ku itorero dufite umushumba Indera. Abo bashumba rero ikintu Imana yabimukiye ni ukugira ngo babashe kutweza. Imana yabimitse, yabahaye ububasha n'ubutware bwo kutweza. Donc bari abashumba nimba duhamba n'ibyaha tubaturire rero. Kandi umushumba iyo mwaturiye agira ibanga, nicyo mbakundira. Ubundi bari ababyeyi n'abashumba beza nyine ntabwo bajya bamena ibanga. Niyo mpamvu ngusabye, nimba wumva hari icyaha wakoze kiremere, ukaba wumva utacyaturira Theoneste cyangwa undi muntu, sanga umushumba ukwegereye kuri paruwasi cyangwa ku itorero uhereyemo. Bari abashumba ni abahesha b'umugisha, bari n'abantu bakomeye. Utinya umushumba usengera igaburo. Dufate umugati, uyu mugati tugura uyu akawusengera twawurya ku igaburo tukumva ni umubiri wa Yesu. Mushumba ufata ji yitukura tunywa twese yo kwa Nyirangarama, yasengera twikoresha ku igaburo tukumva ni amaraso ya Yesu. Aba bantu ni abantu badasanzwe. Tunya umushumba agusezeranya agafata Bibiliya akavuga ngo abahungu n'abakobwa basezeranye, akavuga ngo icyo Imana afatanije nta muntu uzagitandukanya, akavuga ngo mu izina ry'umushumba mukuru wa ADEPR cyangwa se mu izina kubw'ububasha mpabwa n'itorero rya ADEPR mu Rwanda n'Imana ishobora byose, jewe Revera kanaka mpamije ko kuva uyu munsi wayo umugore wa kanaka no kuba umugabo kanaka, kuko icyo Imana afatanije nawe ugitandukanye. Byatuye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mwataha mwaryamana ntimube mukoze icyaha, ntibabatenge. Aba bantu barakomeye. Niyo mpamvu mbinginze musanga abashumba ni abantu badasanzwe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Bibiliya iravuze ngo niki gituma mwicwa n'inzara, mukagura ibyo kurya bidahaza, mugatanga ibiguzi. Dufite abantu birwahamagara, alo sengera, akanatanga ituro ngo ry'umuhanuzi. Najyaga mbibona umuco w'abadiaspora, kiri guhamagara abantu akagusengera, ukaza nkagusengera, ugahita ujya kwa kana kakagusengera, ukajya kwa kana kakagusengera. Donc aba bavuga butumwa rimwe na rimwe hari uburyo abantu batumye bapfa mu buryo bw'umwuka, babagize nk'abapfumu.
nta kindi kibiteye, mwizeye ibitari byo kwizera. Iyo umuntu yizeye ijambo ry'Imana ukakira Yesu umwami n'umukiza, uba ugomba kwizera n'ijambo ry'Imana kuruta uko wakwizera abantu. Hanyuma soza, Bibiliya iravuze ngo nimuze aho ndi muntege amatwi munyumve ubugingo bwanyu bubone kubaho. Reka soreza aha, inzara irakwicira iki? Reka mbabwire amoko y'inzara hanyuma dusenge. Muri iki gihugu reka mbabwire ko habaye inzara 17. Ndashaka kuvuga ku nzara 3 hanyuma soza. Inzara ya mbere yitwaga Rukungugu. Inzara ya kabiri yitwaga Ruyaga, Rwakabatesi, Rumanura imbaba, Rwakayihura, hakaza Ntunyanjweho, hakaza n'indi nzara Rujukundi, Nyirahuku, Gakwege, hakaza Mbatemane, hakaza indi nzara yitwa Rugaragaza abadakekwa. Iyi ndayivugaho gatoya, Rugaragaza abadakekwa ndayivugaho. Hakaza indi yitwaga Rudakangwa imishanana, hakaza indi nzara yitwaga Rwakayihura, hakaza indi yitwaga Ruzagayura, indi yitwaga Nzaramba, warwaye ryari na za Trokome. Izi nzara zose sinazikurikiranije neza, ariko izi nzara zigeze muri 17. Reka mvuge 3 zonyine. Ndashaka kuvuga ku nzara yitwa Ntunyanjweho na Rugaragaza abadakekwa, soreze kuri iyi Rudakangwa imishanana. Iyi nzara yitwa Ntunyanjweho, mu yandi magambo tugeze mu gihe gikomeye aho abantu benshi bishwe n'inzara. Wakwisunga mwene so wamubwira ati mwene data birakomeye, akavuga ati winyanjwaho nanjye byakomeye. Donc tugeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Iyi nzara rero, donc mu yandi magambo, kuko abantu bose bamaze kuba kimwe, ntawe wakwegera ngo agufashe mu by'umwuka, usanga bose barabaye nk'abandi. Uvuga ati nsengera, asara gusengera ate nawe yarabasambanye. Winyanjwaho nanjye nabikoze, naraye nibye, urambwa umusengere nanjye winyanjwaho. Mu yandi magambo, inzara yabateye bamera nk'abandi. Iya kabiri, Rugaragaza abadakekwa. Iyi nzara ni inzara irimo igipimo. Nibutse abarokore bose ngo ibyo mukora hazaza icyo bita Rugaragaza abadakekwa. Ugasambana mu itorero, ukaba mu itorero uri umuntu mubi, Imana izashyira ku karubanda icyo bita ibyo umuntu akora ku bwihisho, mu bwihisho. Imana ifite uburyo kizapima ibipimo. Rugaragaza abadakekwa ku buryo abantu niba ari umuririmbyi muri korari tudashobora kumwirukana kubera ko tuzi ko afite amafaranga ntitwamukoraho. Iyi Rugaragaza abadakekwa rero izabashyira ku karubanda kugeza ku rwego Imana izapima imenya abayikorera n'abatayikorera. Indi yitwa Rudakangwa imishanana. Rudakangwa imishanana ni iki? Ni ukuvuga ngo ntabwo ikangwa n'ikoti wambaye, ntabwo ikangwa n'imyenda myiza wambaye. Iyi nzara Imana izagaragaza ititaye ku byubahiro by'abana b'abantu. Abantu baragaragara ngo ko ari abapotre, nuko ari abashumba, bakanywa inzoga biherereye ari abashumba. Iyi Rudakangwa imishanana, ibi ntabwo Imana izabyihorera. Kuki wakwicwa n'inzara? Irakwicira ikigaruka mu rugo. Bibiliya iravuze ngo uyu mwana yasubiraho agaruka mu rugo kwa asesa amugirira imbabazi. Hanyuma dushingiye kuri amoko y'inzara yose twumvishe mu gihugu, hariyo bita Mbatemane, Rudakangwa imishanana, Ntunyanjweho, Gakwege, Gahoro, Mbatemane, Ruyaga, Rwakayihura, Rujukundi. Izi nzara ni nyinshi cyane, ariko se kwiyi yanyuma iheruka yitwa warwaye ryari, kwabaye rero dusorezaho. Hanyuma nkakubaza ngo warwaye ryari? Indwara yagufashe yatumye urwara, wayirwaye ryari? Iyi nzara yaje ite? Wishwe n'iki? Iyi nzara yakwishe ite? Ko ari umurokore warwaye ryari? Wafashwe ryari? Kadusengere aka kanya twinginga Imana tuyibwira ngo mwami, nibyo twanduwe kubera iki? Inzara yaraduteye bituma tumera nk'abandi. Warwaye ryari rero? Yesu nadutabare kandi adukize. Nibyo birashoboka ko twabaye babi, Imana nidutabare. Turagushimiye mwami kubw'ijambo ryawe, kubera ko Imana kubane natwe, udukomereze amaboko, icyubahiro cy'Imana gikomeze kuganza ku buzima bwacu.